Ya n'umunsi twaje n'amabanga atanu utigeze umenya mu buzima bwawe mu myaka 20. wibwira ko imyaka yawe ya 20 ari ukwishimisha gusa no gukora amakosa. ukuri nuko ibyo uhitamo uyu munsi bishobora kugena ejo hawe hose. dore amabanga atanu y'ubuzima benshi batigeze bakubwira. rero urakaza neza kuri Venados Creek Diaries, aho dusangira inkuru z'ubuzima, amasomo afatika n'ibigufasha gutekereza kure no kwiyubaka nk'urubyiruko. niba ushaka ubuzima bufite icyerekezo, uraho ukwiriye kuba uri. muri episode ya mbere tugiye kureba hamwe amabanga 5 y'ingenzi mu buzima abantu benshi batabwira urubyiruko ruri mu myaka 20. aya masomo ashobora kugufasha kwirinda amakosa menshi no gufata ibyemezo byiza no gutangira kubaka ejo hawe hakiri kare. rero reba iyi video kugeza ku mpera kandi ugerageze gushyira mu bikorwa byibura ikintu kimwe uzigiramo. ibanga rya mbere utajya ubwirwa cyangwa batajya babwira urubyiruko mu myaka 20 nuko inshuti zawe zigena aho uzagera. inshuti zawe zigira ingaruka ku buzima bwawe kurusha uko ubyibwira. n'uba uri kumwe n'abantu bagutwara mu kwirara no mu guta igihe cyangwa kukubuza gutera imbere, nawe buhoro buhoro urahaguma. hari umusore nzi wari ufite inzozi nziza ariko inshuti mbi zamujyanye mu bikorwa bitari byiza. uyu munsi aracyicuza igihe yatakaje mu gihe abo yari akwiriye kugendana nabo bamaze gutera imbere. hitamo inshuti zigutera gukura, zigutera gutekereza ejo hawe, zigushora mu byangiza ubuzima bwawe. ntabwo izo arizo nshuti nge ndimo ndakubwira. icya kabiri, irindi banga rya kabiri, amahirwe buriya ntaza utiteguye. abantu benshi baravuga bati ndacyategereje amahirwe, ariko ukuri nuko amahirwe azaza agasanga utari witeguye. tangira kwiyubaka, wige skill nshya niyo yaba ntoya: kwandika, gukoresha computer, kudesigninga, coding basics cyangwa kwiga ururimi rushya. amahirwe akunda abantu biteguye. iyo iryo ryari ibanga rya kabiri bita amahirwe ntaza utiteguye. ibanga rya gatatu utajya ubwirwa uri mu myaka 20 cyangwa se benshi batajya bagira amahirwe yo kubwirwa. gutsindwa si iherezo,
gutsindwa si iherezo ry'ubuzima bwawe, ni isomo. Hari umukobwa wacitse ku ishuri kubera ibibazo by'ubuzima, ariko aho kwiheba yatangiye bizinesi ntoya ayishyiramo discipline, ubu biramutunze. Abantu batsinze cyane si uko batigeze batsindwa, ni uko batigeze bareka fera ibahagarika. Iryo ryari isomo rya gatatu. Gutsindwa si iherezo kabisa. Dukomeze n'isomo rya kane, aho self discipline ni secrets nyayo. Impano irafasha, ariko discipline irusha impano imbaraga. Tangira n'ikintu gito none, byibura ufate n'iminota 3 yo kwiga. Ukore exercise imwe cyangwa se igikorwa kimwe byibura mu minota 3. Icy'ingenzi si uko byatangiye, icy'ingenzi ni uko udahagarara. Discipline ni ihindura ubuzima mu gihe kirekire. Dukomeze n'isomo rya gatanu, aho umwanya wawe ari umutungo wawe. Igihe nicyo kintu cy'agaciro kurusha ibindi ufite byose. Iyo ugitaye mu bintu bigufasha uba iyo ugitaye mu bintu bitagufasha uri ku ejo hawe, ariko iyo ugikoresheje wiyubaka uri kwiyubakira amahirwe. Igihe ntigisubire inyuma, nyamuneka bavandimwe, muri urugero rw'imyaka 20 cyane cyane ni bumwe turi bwibandeho, ariko bitavuze yuko n'abandi bitabareba. Aya yari amahanga 5 mu buzima abantu benshi batabwira urubyiruko ruri mu myaka 20. Urabizi igihari ni ugufata icyemezo none, kuko twabonye yuko igihe ari umwanya wawe utagomba kugipfusha ubusa. Komenta n'isomo rimwe ryagukoze ku mutima, kora subscribe kuri Venados Click Diaries, usangize abandi, kandi wibuke ejo hawe hatangira kubyo uhitamo uyu munsi. Ni Venados Click Diaries.